Ndabasuje kandi mbahaye ikaze. Hirya no hino mu maparuwasi atandukanye muri Kiliziya Gatolika cyangwa se andi matsinda y'abasenga bari kwegeranya ubushobozi kugira ngo bazajye mu isabukuru ya 43 y'amabonekerwa yabereye i Kibeho mu Rwanda. Muri aka kanya reka tugaruke ku mbuga y'amabonekerwa i Kibeho, aho abemera Bikira Mariya bose basubirizwa cyangwa se ku itariki 28 z'ukwezi kwa 11 buri mwaka, aho bose bahurira bakibuka ibijyanye n'aya mabonekerwa. Birashoboka ko uzaba uhicaye kuri iyi tariki cyangwa se kubera ubwinshi bw'abantu uhagaze ahakikije. Ni imbuga ntagatifu, abaturutse imihanda yose, abaturutse amahanga yose baba berekejeho kugira ngo bongere bagire ubusabane na Bikira Mariya, by'umwihariko abakristu Gatolika. Birazwi kandi bimaze kumenyerwa ku isi yose ko i Kibeho mu karere ka Nyaruguru ari ubutaka butagatifu, bitewe n'uko Bikira Mariya yahabonekeye abakobwa 3 bigaga mu ishuri ryaho, ishuri ryisumbuye. Ibi bikaba byarabaye kuva ku itariki 28 Ugushyingo mu 1981 no mu Kuboza mu 1982, aho yagiye abaganiriza inshuro nyinshi zitandukanye. Guhera ejo bundi cyangwa se ku cyumweru gishize, ubwo ibyumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia byasozwaga, benshi mu maparuwasi atandukanye ndetse n'amasantrale cyangwa se amakoraniro y'abasenga bongeye kwibutswa ko abantu bari kwegeranya ubushobozi kugira ngo bazabashe kwerekeza mu rugendo rutagatifu i Kibeho. Ubushobozi bugiye butandukanye bitewe n'aho abantu bazajya baturuka. Iminsi yo kugenda nayo igiye itandukanye bitewe n'uburyo abantu bazakoresha berekeza i Kibeho. Muri aka kanya rero cyangwa se muri iki gihe tukiri muri iyo myiteguro, reka twongere twibukiranye ku bijyanye n'aya mabonekerwa, ariko by'umwihariko tuvuge kuri iyi mbuga y'amabonekerwa iherereye mu karere ka Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda, aho abakristu Gatolika n'abandi bemera aya mabonekerwa berekeza kuri uyu munsi w'itariki 28 z'ukwezi kwa 11 buri mwaka. I Kibeho hasurwa n'abantu benshi baturutse ku isi hose, biganjemo abakristu Gatolika nk'uko nari mbivuze, baje mu ngendo nyobokamana, baje gushimira Bikira Mariya no kumwiyambaza bitewe n'ibyifuzo bashaka kumugezaho. Bakunze kuhahurira ari imbaga mu birori byo kwizihiza ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya Assomption iba ku itariki 15 Kanama, ndetse bakongera kuhagaruka kuri uyu munsi turimo kwitegura, ari wo w'isabukuru y'amabonekerwa yizihizwa ku itariki 28 Ugushyingo cyangwa se ukwezi kwa 11 buri mwaka. Umuntu ugeze i Kibeho mu rugendo nyobokamana, ahantu hambere yakirirwa ni ahangaha tugiye kuganiraho, cyangwa se ni kuri iyi mbuga y'amabonekerwa. Umuyobozi wari uyoboye ingoro ya Bikira Mariya i Kibeho mu mwaka w'2002 yavuze ko imbuga y'amabonekerwa yakomotse ku ishuri ry'amabonekerwa ryashinzwe mu 1968 i Kibeho, aho Bikira Mariya yabonekeye. Iki gihe iyi ngoro ya Bikira Mariya i Kibeho yari iyobowe na Padiri Francisco Harerimana. Yagize ati, niho rero amabonekerwa ya Bikira Mariya yatangiriye. Ahangaha duhagaze ubu ni ahantu ijuru ryururukiye rigahobera isi cyangwa bigasabana, maze umubyeyi Bikira Mariya akatwihera ubutumwa bugenewe isi yose. Aha niho mubona ku ifoto, iyi niyo mbuga y'amabonekerwa, ndetse abahasura barahazi kuko bahagenda kenshi, bahicaye cyangwa se bahumvira misa bahagaze inshuro zirenze imwe.
yasobanuye ko ku wa gatandatu ku itariki 28 Ugushyingo muri 81 Bikira Mariya yabonekeye Alfonsina mu Mureke ari mu cyumba cy'amafunguro cyangwa se ibi bizwi nka refectoire muri interna cyangwa muri boarding school. Hamwe n'abandi yongera kumubonekera nimugoroba ari mu cyumba bararagamo cyangwa se dortoir. Yavuze ko ubwo yamubonekeraga ari mu cyumba cy'amafunguro yari kumwe n'abandi, ariko ubwo yari aho bararaga baganiriye mu buryo bwihariye. Ati baraganira birebire ku buzima bwe, ubuzima bw'umuryango we, imibanire n'abanyeshuri bagenzi be, imyigire ye, ubuzima bwe bw'imibereho bwa roho nk'umubyeyi uganiriza umwana we. Yavuze ko Bikira Mariya yakomeje kumusura amusanze aho arara, na nyuma yaho birakomeza. Nyuma yaho ku itariki 12 Mutarama muri 81 Mukamazimpaka Nathalie nawe yaje kwakira iyo ngabire y'ijuru. Bikira Mariya amusanze aho yararaga muri icyo cyumba cy'abakobwa. Mugenzi we witwa Mukangango nawe yarabonekewe, ndetse Bikira Mariya akomeza kumusura kugeza mu Kuboza muri 82. Padiri Harerimana yavuze ko amabonekerwa yaje gukomereza imbere y'icyo cyumba abakobwa bararagamo kuva ku itariki 15 Kanama muri 82 kugeza kuri 28 Ugushyingo muri 89. Icyo gihe nibwo amabonekerwa yarangiye nk'uko byemejwe na Kiliziya Gatolika, bityo icyo gihe akirangira nibwo hariya hantu cyangwa se aha hantu hahise hitwa imbuga y'amabonekerwa. Ati nyuma amabonekerwa asohokera aha rero, hariya handitse ngo imbuga y'amabonekerwa munsi y'iriya nyenyeri, ariko ntibyahatinze kuko kuva mu kwezi kwa 5 kugeza mu kwa 8 byimukiye imbere gato hariya hari ishusho ya Bikira Mariya. Kuri ubu icyo cyumba cy'amafunguro Alfonsina mu Mureke yabonekerewemo kiracyariho, kiracyahari, ariko nta kintu gikorerwamo. Icyumba abakobwa bararagamo kuri ubu cyagizwe chapelle y'amabonekerwa, ahantu bajya gusengera Imana no kwiyambaza Bikira Mariya. Ati hariya ni ahantu hatagatifu, ni ahantu hafite amateka ya Kibeho, niyo mpamvu hahindutse chapelle y'amabonekerwa. Yavuze ko impamvu bahakirira abantu baje Kibeho ari uko ariho amabonekerwa yarangiriye, bakaba bifuza ko bumva ubutumwa Bikira Mariya yahatangiye. Yibukije ko imbuga y'amabonekerwa ari ahantu hatagatifu abantu bakwiye kubaha no kugana baje gushimira Imana ibyo yabakoreye no kwiyambaza Bikira Mariya. Umukecuru witwa Nyirabahutu Cezari yavuze ko yagiye gusengera ku mbuga y'amabonekerwa akira uburwayi bw'ingingo. Ubu ni ubutumwa bw'abantu batandukanye bemeza ko bahakirira indwara cyangwa se bahabonera ibitangaza bitandukanye. Ati aha ni ahantu nasubirijwe, niyo mpamvu nkunze kuza kuhasengera. Sinari nkibasha guhaguruka, nari narahinamiranye ntabasha kugenda, banzana hano ndasenga ndakira, none nsigaye nizana. Ahari imbuga y'amabonekerwa Ikibeho haratunganijwe neza, hakirwa ishusho ya Bikira Mariya n'intebe abantu bashobora kwicaraho. Nk'uko mubibona ku ifoto rero, ndetse abahaheruka umwaka ushize hagenda hahinduka mu buryo butandukanye mu rwego rwo kuhizihiza cyangwa se kuhatunganya kugira ngo hizihire umubyeyi Bikira Mariya. Ni mu rwego kandi rwo kugira ngo hajye habasha kwakira abantu benshi bahagana uko umwaka utashye, ndetse bagenda barushaho kwiyongera.